Muraho neza, ndabasuhuje mwese. Hano ni kuri Wisho TV. Yo basuhuza, nitwa Yvette Niyonkuru. Yo kubagezaho impamba y'urugendo izagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Impamba y'urugendo ya mbere: ntuzigere wizera amahirwe kuruta gukora. Nshuti yanjye, amahirwe aza rimwe mu buzima, ariko gukora no kwa buri munsi, guhora uhanga udushya nibyo bizakugirira akamaro. Guhora wumva ko wifite icyizere cyo kuba aricyo wakora kigakundwa, kikagerwaho, ukakibonera intsinzi. Ariko amahirwe ashobora kuza rimwe ndetse akanarangira, ariko gukora uhora wumva nawe hari ibintu wahanga bishyashya kandi bikaba byakugirira akamaro. Gerageza rero ntuzigere wizera amahirwe ngo yarutishe kuba wakora. Impamba y'urugendo ya kabiri: gutinya gushora amafaranga. Reka nkubwize ukuri, ushobora kuba afite amafaranga runaka anabitse pe, ariko kubera yuko wifitemo ubwoba bwo kuba wagira icyo ukora utazahomba, ukavuga reka nyakore stock. Iyo stock ishobora gushira nta handi bizeye amafaranga. Ariko nugenda ukiga umushinga neza cyangwa ukagisha n'inama, ndakubwiza ukuri amafaranga yawe washora mu kintu ukajya urya inyungu ndetse n'umugisha w'Imana waza wa mushinga ukaguka. Ubwoba bureke, ushore, hanyuma Imana ikugenda imbere, uzabona ukuboko kwayo. Iya gatatu: ntuzigere ugira umuntu umurenganya ubuzima ubayemo ubwo ari bwo bwose, bwaba buvuga ngo niwe wabigizemo uruhare. Oya, uwo muntu uramurenganya kubera yuko nta muntu n'umwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Ni wowe wenyine ufite urufunguzo. Niba uhagaze mu bukene aka kanya, ufite urufunguzo rw'ubukire. Tangira ahubwo wireme ibitekerezo byiza, wifate ibitekerezo byawe ngo bishyire ku muntu runaka, uhora umutekerezaho, uko uryamye umutekerezaho, nujya gusenga umusengera ibintu bibi. Oya, umushinja ko ubuzima urimo ari wowe waba warabuguteye. Ntawe, ahubwo wowe ubwawe ni wowe ufite ubuzima bwawe mu biganza byawe hamwe n'Imana. Ubuzima bwawe bwereke Imana, hanyuma uyereke icyo uri gukora, hanyuma ihe umugisha imirimo y'amaboko yawe. Uva ku muntu n'umwe utekereza ko yaba yagize uruhare mu buzima ubayemo. Icya kane: kugira impinduka. Umva nshuti yanjye, nyemera wumve ko ushobora kugira impinduka y'ubuzima. Witekereza ko byarangiye, witekereza ko ubuzima urimo bwarangiye, ari ubwo ngubwo ishusho urimo ari iyo. Urugero, uzarebe umwana uri mu byondo aba asa nabi pe, ariko iyo umufashe ukamukarabya ukamwambika, wumva umugiriye ubwuzu. nawe rero ubuzima, ishusho bwose waba ufite, iyo shusho ishobora guhinduka. Ushobora kugira impinduka mu buzima, ukumva yuko ubuzima bwawe budashobora kugira impinduka, ariko nabwo bizaterwa nawe. Gerageza wumve ko ubuzima bwawe bwagira impinduka kandi ubyizera bizagenda neza. Icya gatanu: gupangira amafaranga udafite. Reka nkubwire, igihe cyose udafite amafaranga mu ntoki ngo wicare uyapangire uvuge aya ngaya azajya muri ibi, aya azajya muri ibi, aya azajya muri ibi, ntuzigere wizera amafaranga utarabona kuyapangira, kuko ushobora kuba ibyo yapangiye hari igihe amafaranga azaza akakugeraho ugasanga ufite ibibazo biruta ibyo wapangiye. Gerageza ujye upangira amafaranga wamaze kubona. Icya gatandatu: kugira inshuti mwese muri mu kigero kimwe, muri mu rwego rumwe. Niba ufite inshuti hafi ya zose muri mu rwego rumwe,
mukagendana umwaka wa mbere, mukagendana umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, ubona ubuzima bwanyu bwose muri kuri ya revu. Nta muntu n'umwe ushobora kugira undi nama, waca aha, wakora gutya, watangirira hano. Nta nama mushobora kugishanya kubera yuko mwese ibitekerezo biri hahandi. Gerageza, simubwiye ngo nazo uzange, ariko basi wigire ku bari imbere yawe, wigire ku bantu bateye intambwe, wigire ku bantu ubona bamaze kugira intambwe bagezeho. Yenda nawe uzagaruke nyuma ugira inama, niba ufite umutima w'urukundo ugira inama ba bandi, cyangwa aho waciye nawe ugaca ahandi, ariko mwese mugire aho mugera. Ni ukuri ukishimira kugira inshuti zose mu buzima bwawe muri mu rwego rumwe. Impamba y'urugendo ya 7, gufata umwanya ushora mu by'abandi nko washoye mu byawe. Urugero, umuntu arabizi neza ko nta kazi ugira, arabizi neza ko uramo kuryamye, arabizi neza igihe cyose wa muntu azaguprofita. Ushora imbaraga mu by'abandi, ushora imbaraga muri business y'abandi, ushora imbaraga umuha ibitekerezo, ariko nyamara izo mbaraga uri gushora muri ibyo bintu by'uwo muntu, ubishoye mu byawe nabyo byakunguka, kuko isi ni nini cyane. Nubwo yanyuze hamwe akabona umugisha, nawe wanyura ahandi ukabonera umugisha. Wikwemera umuntu n'umwe rero guhora guprofita, ngwino ndebe, ngwino mfashe, ngwino tugire gute. Oya, wikwemerera ko umuntu ahora guprofita ngo nuko udafite icyo gukora. Gerageza wiyime umuntu uhora ugushaka ho imbaraga zawe kuko uko yakwereka aho watangirira nawe. Impamba y'urugendo ya 8, guhora ureba ibihombo wagize mu buzima. Birashoboka ko waba wicaye utekereza business zawe zagiye zihomba, ariko iki nicyo gihe kugira ngo utangire business nshyashya kandi wizeho. Niyo watangira nta gishoro, ushobora gutangira ukajya ahantu ukabwira umuntu uti ngiye mfite amaboko, mfite ubwenge, reka nkore, nubona nkora neza rwose uri kuzampemba. Amafaranga guhimba ukayaheraho ukora business, kubera yuko nuguma kureba ibihombo gusa ntabwo uzigera ufata umwanzuro wo guhaguruka. Wireba igihe cyashize kuruta ikije. Ushobora gusanga icyashize aricyo cyiza, aricyo ikirimo kuza aricyo cyiza kurusha icyashize. Igihe kirimo cyiza gishobora kuza aricyo cyiza, igihe cy'imbere gishobora kuza aricyo cyiza kuruta icyarangiye. Wireba ibihombo gusa, gerageza wumve ko nawe wazageraho ugakora ukabona inyungu, ukabona iterambere nk'abandi, kuruta uko wahora uvuga ngo narahombye byararangiye. Impamba y'urugendo ya 9, ko wahaguruka ukagenda. Nshuti yanjye, muvandimwe, wowe turi kumwe kuri iyi channel uzabasha gufungura iyi channel, reka nkubwire, niba hari umugisha Imana igitanga n'umugisha w'umuntu wahagurutse akagenda. Kera abanyarwanda bajyaga bavuga ngo Imana igitanga umugisha wo mu majya no mu mazi. Ntabwo twabyumvaga. Uzi ko hari igihe ugenda Imana ikaguha umugisha wo mu majya, ikaguha umugisha wo mu mazi. Mu majya ni cya gihe uhagurutse ugiye, mu mazi ni handi uba ugarutse uvuye wagiye. Reba iyo migisha yose Imana ibitanze. Bivuze ko niba utabona umugisha wo mu majya, ushobora kubona mu mazi. Ushobora kubona umugisha wo mu majya no mu mazi, ukabona umugisha wo mu buryo no mu bumoso. Bivuze ko iyo wahagurutse ukagenda unyura impande zose, umugisha ukaba waza unyuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nuguma uryamye ukiyorosa, ni ukuri nta umugisha uzanyura. Uribuka Petero na Yohana barimo bararoba, Yesu ko abasanze barimo bararoba, bari bavuye iwabo nimugoroba, bakesheje ijoro baroba, ariko Yesu arabareba abagirira neza, abereka aho bagomba kunaga urucundura.
nuko wari wahagurutse. Rero nawe biragusaba guhaguruka ukagenda ugashakisha. Ndakubwiza ukuri, umugisha wahura nawo mu gihe kimwe cyangwa ikindi. Wikwemera kwicara mu rugo, n'uwicara mu rugo n'indezi uzagusanga aho ngaho uvuge ngo ngwino nk'akazi, ariko uzagenda ugiye gusaba akazi niyo kaba akari ko kose, ariko ukabona ikigutunga. Impamba y'urugendo ya 10 niyo ya nyuma. Ntuzigere uhora uhanze amaso umuntu uwo ari we wese. Niba utangiye ikintu ukaba wizeye umuntu, uwo muntu uramwizeye uzi ko afite amafaranga, ariko ntabwo uzi intege nke ze aho ziri. Ushobora gusanga uzi ko afite amafaranga ariko agungumiriza ataguha amafaranga ye. Ushobora gusanga wumva ngo afite amafaranga kandi nawe ayafitiye ibindi bintu biyareba. Niba utangiye business yawe, uwo muntu ashobora kugufasha yego pe, ariko iyo yiragiza Imana, kuko nta muntu n'umwe ufite mu nshingano. Imana yakuremye niba ufite mu nshingano. Erega n'umubyeyi wawe hari icyiciro ugiramo runaka akakubwira ngo mwana wanjye rero sinkibashije irwarize, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi. Imana ikiduhetse. Urugendo rwawe rwose rwikoreza Uwiteka, nibwo imigambi yawe yose izagerwaho. Imana iguhe umugisha. Niba ukunze iki kiganiro tugiranye, gisangize abandi bantu bagenzi bawe, ukore share, subscribe, comment, like. Naho ubutaha, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Shalom.